ngo ngabanyemo intuzi, ngo ngabanyemo ibintuzi ibisambo, noneho hagaragara imiteja kuruta ibibabi. Nk'uko bisanzwe rero twongeye kubasuhuza abakurikirana Impanga The Kiss TV, ni channel iri kuri YouTube. Ahangaha rero uyu twamusuye yitwa Tuyishime Claude, atuye mu murenge wa Gahengera, akarere ka Rwamagana, akaba atuye mu kagari ka Gihumuza, umudugudu wa Nyirabujari. Nk'uko mubibona rero imbere yanjye, muraza gukomeza mugende mureba, ni umuhinzi w'amatunda ku buryo bwa kijyambere. Yadutangaje cyane kubona itunda rimeze nka avoka. Niba rero uzi avoka, wagereranya iryo tunda na avoka. Ni amatunda meza cyane ubona ahinze ku buso butari butoya habe na gatoya, kuko twe twahageze turatembera, aratuganiriza, tuganira nawe ku buryo butangaje. Yatubwiye ko rero amatunda atari ubwa mbere ahinze, amaze igihe ayahinga, bigaragara ko afitemo experience. Urabona nk'iri tunda ritangiye guhisha ukuntu ringana. Tuyishime rero Claude, turaza kuganira nawe, araza kutubwira uko bigiye bimeze, ndetse anatubwire naho afite isoko. Gusa yatubwiye ko nawe amatunda ye akiri ku isoko rwose, umuntu wese wakumva ayakeneye yaza akaba yamureba. Turaza kubana nimero za telefone ku buryo yashobora kuba rwose yamuhamagara bakavugana. Amatunda meza cyane twabonye, twariye tukumva aryoshye cyane, nawe akaba yagira uburyo rwose nawe amugeraho. Tuyishime Claude rero, ku bantu batazi aho twababwiye ahingira mu mudugudu wa Nyirabujari, akagari ka Gihumuza, umurenge ni wa Gahengera, akarere ka Rwamagana. Ahinga amatunda ku buryo bwiza cyane, akayagirira isuku, aho yatweretse yuko anakoresha ifumbire y'umwimerere. Babandi badakunda ngo mvaruganda, rwose akoresha ifumbire y'imborera. Biratangaje rero kubona umuntu nk'uyu nguyu uhinga muri uyu murenge wa Gahengeri afite umusaruro nk'uwo twiboneye, akaba rwose atubwira yuko atarabona isoko nyirizina, isoko rimugurira umusaruro we ku buryo buhagije kandi bunamushimishije. Tuyishime Jean Claude rero, ubwo twaganiraga, yatubwiraga rwose ko nta kibazo cy'amafaranga akigira nyuma yaho yinjiriye mu buhinzi bw'amatunda, dore ko yatubwiraga ko ubu ngubu rwose amatunda ahagaze neza ku isoko. Ubundi yatubwiraga ko iyo amatunda afite amafaranga arenza n'igihumbi ku kiro kimwe, yaba yagabanyutse atajya munsi y'amafaranga 700. Amatunda rero bigaragara ko ari umushinga abantu b'abahinzi bakora, ndetse ikindi gitangaje yatubwiye yuko iyo uje ushaka guhinga amatunda rwose ashobora kuba yabigufashamo, ndetse akaba yanagira n'uburyo agutoreza abakozi bakaba bamenya kuyahinga ku rwego nawe agezeho. Tuyishime Claude rero akaba ari umugabo ukiri mutoya, afite umugore umwe n'abana 2. Tuyishime Claude kandi akaba yatubwiye ko rwose afite inzozi zo kubona agenda modoka yaguze mu matunda. Twagira ngo rero tugusabe, niba nawe wifuza kuba wahinga amatunda, cyangwa se ukaba uri umucuruzi w'imbuto, ukaba ukeneye kugira ngo uyu musaruro wa Claude ube wawubyaza nawe izindi nyungu, dore ko muri iyi si turimo n'ubucuruzi, uragura ukagurisha, urarangura ugacuruza, kugira ngo buri wese abashe kugera ku nzozi ze. Tuyishime rero Claude, tukaba tugiye kubuganira nawe mu minota mikeya, turamubaza ibibazo bikeya, ibibazo aradusubiza, ndetse anatanga nimero za telefone, dore ko nahangaha kuri iyi video muraza kuzisangaho. Ubwo rero twagira ngo tumwakire mu kanya gatoya kaje kuza tumuganirize. Dukomeza rero kugenda twitegereza, ahangaha tugeze ni amatunda akiri mashyashya, arimo atubwira yuko ari ubwa mbere ubu ngubu rwose atumbitse, atubwira ko ari ubwa mbere agiye kuyasarura, ariko ni amatunda meza ashimishije cyane rwose. Mu bikoresho rero yagiye akoresha icyo twakwita fili galvanize, mu buryo kugira ngo amatunda agende atemberaho, ndetse abasha no kuzana imiteja. Yakoresheje kandi ibiti, ndetse akoresha n'icyo twakwita imbariro. Atubwira ko afite gahunda yo kuba azarengera ibidukikije. Ibi biti akareka kubikoresha, akazagura amatibe, ndetse akajya amatibe ariyo azirikaho fili galvanize, ndetse mu gihe amatunda ashaje akaba yagira ikindi kintu aba yahakorera mu gihe cyaseze imwe, ubundi akongera agasubizamo amatunda. Tugere kumuganiriza atubwire bimwe mu byo amatunda amufasha, ndetse n'uburyo yafashe iyi gahunda yo gukora umushinga w'ubuhinzi bw'amatunda. Nk'uko rero twakomeje kubaganiriza tubabwira ku bijyanye n'ubuhinzi, cyane cyane ubuhinzi bw'amatunda, uyu munsi nibwo twibanzeho. Twari rero turi kumwe na Tuyishime Claude, twagira ngo tumwakire, ndetse atuganirize, anatubwire, aducire ku mayange, atubwire uburyo buno buhinzi abukora, ndetse n'icyo bumugejejeho. Turakwakiriye Claude kuri Impanga The Kiss TV. Murakoze. Turabona utwo tuni gukata bishatse kuvuga iki?
izi ngizi ni nk'imishumi yayo agenda afatishaho ku nsinga cyangwa akagenda anafata no ku yandi mashami yayo. Ubwo rero iyo bumaze gufatana bituma haba igihuru ntihazemo umucyo cyangwa ngo hacemo umuyaga. Niyo mpamvu tugenda tubukata kugira ngo yisanzure. None ko mbona aka gashami kugakase, kandi aka gashami nzi ko nabonye kari ndetse kariho n'indabyo, birashaka gusobanura iki? Nkanjye ubu ntabwo njye nayakata nk'aka kantu kujya gakase ugakakuraho. Aka ngaka rero kugakata nubwo kaba karajemo ururabo, ariko urabona nk'uko hano tuba twararekuye rino shami tukarekura n'irindi, kuko ubu ngubu aya ni amashami, ahandi tuba tuzarekura ari uko ageze hejuru ku mutambiko w'igiti, akazaba nk'inshundura zikamanuka zireba hasi. None nk'urusi twarukata rwo nta kibazo. Twahereye hepfo mu matunda asanzwe yera, aya ngaya ndabona ari ubwa mbere agiye kwera, ndabona ari meza cyane ku buryo butangaje, ndetse n'abadukurikiye bagiye babona uburyo aya matunda ari meza. Ndibaza, ese aya matunda ufite isoko ryayo rihoraho, cyangwa witeguye isoko ku buryo aya matunda azera afite isoko, cyangwa uracyashaka isoko? Isoko ntaryo, ni ukugurisha ku isoko risanzwe, mu masoko asanzwe nk'uko abantu bajyana n'ibitoki cyangwa imyumbati. Ariko umuntu aracyashakisha isoko, umuntu aribonye ibyo byaba byiza, abonye isoko rihoraho. Ubu ngubu turindira uko ku munsi w'isoko ugera akaba aribwo umuntu yajyana, ariko umuntu abonye isoko rihoraho byaba byiza. None nk'umuntu ukeneye kugira ngo aya matunda yawe abashe kuba yajya mu bantu bapiganirira isoko, twifuza ko watanga nimero za telefone kugira ngo umuntu ushaka kuba yazakenera kuri aya matunda, cyangwa se akeneye no kurara ari kwera, kuko usanga ufite n'amatunda yera. Twifuza ko watanga nimero kugira ngo noneho asigaye rero, niba akeneye kugira ngo nawe ahantu bafite amaresitora bakenera kuba gutanga deseri ku bakiriya babo, ndetse hari n'abandi bantu bafite bakenera imbuto mu buryo busanzwe bwa buri munsi, ndetse hari n'abandi bantu bakenera kuba bazicuruza. Twagira ngo utange rero nimero za telefone kugira ngo umuntu uzakenera kuba yaza kugura kuri aya matunda bizamworohere. Nomero ya MTN ni 078 yego 038 yego 57 10. Urayisubiramo kugira ngo umuntu utayikurikiranye neza bikurikirane neza. 078 yego 038 57 10. Urakoze cyane rero, nk'uko twagiye tubabwira ko rwose twatangaye cyane, biratangaje. Noneho rero we yatubwiye yuko ubundi uyu murima kugira ngo umare impungenge abantu bavuga ngo bafite ubutaka bubi, yatubwiye ati nta butaka bubi bubaho. Yanadusekeje cyane atubwira ati rwona burya ni mu mutwe, kuko ubutaka twajyaga tubuhingaho ibishyimbo ntibigereke, twabuhingaho ibigori ntibigereke, ariko dore amatunda mpafite kandi nkoresha ifumbire y'imborera gusa. Ko yatubwiye ko rwose niyo rwose amatunda akiyatera akomeza kuyakurikirana kugeza ubwo yera. Amatunda ashobora kwera ibyiciro bigera kuri 3, 4 ndetse na 5 mu gihe wafashe neza. Twagira ngo rero tubasabe, wowe ushobora kumva ukeneye kuba wahinga amatunda, cyangwa se wowe wumva ukeneye umusaruro w'amatunda, twagira ngo tukubwire ngo ngwino kwa Tuyishime Claude, maze rero wibonere umusaruro mwiza cyane, cyangwa se abe yanakwigisha uburyo nawe wabikora ukabikora nk'umushinga. Murakoze cyane rero, ibiganiro nk'ibi ngibi nakagaruka kandi turahababereye. Mwari kumwe na The Kiss wa Kiss na Stress aka Munyakazi wa Kazi, akasongo yihwa, nakubwira ngo nawe ubutaha.